Tracy yari umukobwa ukiri mu ishuri mu mwaka wa nyuma, ariko agira amahirwe abona akazi mu bitaro byari hafi y'umujyi yari atuyemo. Yakoraga amanywa akiga ijoro, yaba avuye ku ishuri agasanga nyina aracyamutegereje, dore ko ari nawe mwana wenyine mama we yari afite. Uyu mukobwa yari umukobwa wumvaga ubuzima bwe bufungiye mu isi y'akazi ndetse n'ishuri, gusa umunsi umwe ubuzima bwamuhaye amahirwe yo guhindura buri kimwe cyose. Uyu munsi byagenze bite? Ibi nibyo ngiye kukubwira. Yahuye na Andrew yaparitse imodoka yirukanka kuri bus stop agira ngo agure agakawa ubundi yikomereze gahunda. Yari afite umunsi muremure cyane, yari arimo yihuta bikomeye. Habuze gato ngo akubite Tracy urugi rw'imodoka, gusa umukobwa ntacyo yabaye uretse ko rwamushuye ku rutoki agakomerekaho bidakabije, kuko uko bamenyanye Andrew yari umusore ukomoka mu muryango w'abaherwe ukize koko. Boye bafite ubuzima butandukanye cyane, ibitekerezo n'imyumvire inyuranye ku bintu bimwe na bimwe. Ubwo iby'urukundo rwabo byo simbitindaho cyane. Nyuma y'amezi 7 gusa bahuye, baje kubana barashyingiranwa, ndetse bidatinze umukobwa yahise asama inda. Umukobwa amenye yuko atwite, batangiye kwitegura ndetse no kurota akana kabo uko kazaba gasa, niba ari agakobwa cyangwa se ari agahungu. Icyo nzi nuko aba bombi bari bishimiye cyane kubona akana gakina kiruka mu mbuga mu rugo. Tracy yakomeza inkuru atubwira ati, nari maze kugenda ngura udukoresho buke ndetse n'imyenda naratangiye kugura, gusa inda yaje kuvamo. Narababaye cyane. Umubyeyi wenyine wabuze umwana niwe wabasha kumva uburyo biryana kwicara mu cyumba ugasubira mu myenda muri varisi, ureba imyenda wari waraguriye umwana wawe ariko utabashije kumwambika. Niwe wenyine wabasha kumva uko biremerera umutima kujya kwa muganga utwite ukagaruka wenyine nta mwana. Ni ikintu umuntu arwara imyaka n'imyaka. Nabaza amezi menshi numva nagishaka gukandagira ku kazi. Umugabo wanjye yabaye hafi pe uko yarashoboye kose muri icyo gihe, arwana no kundinda kwicwa na depression, akansohokana ku nyanja, ariko n'ubundi nkumva nta byishimo biruta iby'uko nari kubonera uyu mwana. Nk'iki umwana wanjye aka kanya twagera ku nyanja n'ubundi ntihagire igihinduka, tukagenda ndira nkagaruka ndira. Nyuma y'amezi 6 narongeye ndasama, ariko noneho kuri inshuro numvaga mfite ubwoba budasanzwe. Nagumye mu rugo pe ntasohoka, numvaga nta kintu na kimwe nshaka, numvaga mfite agahinda no guhangayika gukomeye cyane. Andrew umugabo wanjye yatahaga buri munsi avuye mu kazi agataha dutongana dupfa yuko nirirwa mu nzu, kandi nyamara kuba najya hanze ngatemberaho gake atari kubw'ibyiza byanjye ari na byiza ku mwana nari ntwite. Naramwumvaga pe nkumva ndetse ni mukuri, ariko singira icyo mbikoraho, nkigumira mu rugo. Ariko n'ubundi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru nahoraga mpangayitse, nigengesereye, nihebye. Ariko n'ubundi ntibyabujije ndangiye kongera kuvamo noneho yavuyemo igize amezi 5, aho noneho nabaye nk'umusazi. I was very terrified for getting pregnant again. Nasigaye noneho ntazi icyo nkeneye, ntazi niba nkeneye, I don't know, numvaga ntangiye kwiyanga, nkumva nanze umugabo wanjye. Naribuze, sinari nyibasha kwimenya kugeza ubwo natangiye kuvangirwa emotionally mu marangamutima. Byatangiye kujya bidutera kwisanga dutongana, tuvugana nabi cyane njye n'umugabo wanjye, twaba tutatunganye ntituvugane na gato rwose. Ubwo buri umwe yari afite ibibazo bye, no mu cyumba rwose turatandukana. Andrew afata icyumba cye nanjye mfata icyanjye. Andrew aza kunsaba yuko nakwegera umufashamyumvire ahari wenda ko hari icyo yamfasha, ariko ndamunanira cyane mubwira yuko meze neza kandi nzifasha nkakira nkamera neza. Gusa uko igihe kigenda gishira nta cyahindutse. Mu rugo hagati yanjye na Andrew haje distance itabaho. Hagati yacu umugabo wanjye aba nk'udafite umugore, nanjye nkaba nk'udafite umuntu ukeneye kurya akitekera, ugize icyabura ntabe yakibaza mugenzi we kandi aba hari. Mu rugo haje icyitwa umubabaro n'agahinda gusa. Twageze tuba stranger, turahinduka, tumera ukuntu kudasanzwe, n'ibyumviro by'urukundo buri wese yari afite undi bigenda bishira. Bisa naho noneho tutigeze tunakundana na gato. Byaje kuzamba burundu kugeza ubwo maze kumenya yuko ntazigera nongera kubyara muri buno buzima. It was not good for me. Umugabo wanjye yaje kumbwiza ukuri, ambwira yuko arambiwe kuba gutyo rwose, anyerura yuko afite undi mugore bari kumwe. Si ibyo gusa kandi umugabo wanjye yisemeriza impapuro za gatanya. Nari mbizi yuko mariage yacu n'undi itakigenda, yapfuye kera nk'abana banjye utabashije kuba. Ariko nanone numvaga ntashaka ko hari igihinduka. Amakosa yanjye yose
atuye natangiye kuyashyira ku mugabo wanjye nkashaka impamvu zose zituma numva ko ari we munyamafuti, ko nyine ari uko byagombaga kugenda kuri njye, ari uko nagombaga kwitwara nyuma yo kuba inda zanjye zaravuyemo ari ebyiri. Ndarakara umujije nyurayinca mu ry'inzara mutera buri kimwe cyose cyari kinyegereye, ikintu zanjye zabashaga gushyikira nacyo nari kimukubise, turarwana ibintu turabimenaguranira, ukira mu cyumba ndimo ndira cyane ndifungirana. Sinzi uko iryo joro byakeye, icyo nibuka nuko bwakeye nzinga ibyanjye nisubirira kwa mama. Nyuma y'amezi 3 urukiko rumaze kuduha agatanya, Andrew yashatse undi mugore, nanjye ubwo impeta nyikuramo nyine kuko ibyishimo by'aka gakobwa kari sempre kanezerewe n'ubuzima byaje kurangira burundu, birangira ari amarira gusa. Nasubiye mu kazi kanjye pe, ubuzima bwanjye busubira ahandi bwatangiriye, ahandi nahereye mbabwiriye inkuru, nsubira kuba umuganga kuri bya bitaro, nsubira kongera kwibera umunarsi, nsubira ku mashifuti ku kazi nakoraga. Rimwe nakoraga mani nk'ubundi nkararizamu. Itandukaniro ryari riri hagati aho nuko noneho ntari nkishimye nka mbere, akazi ni kari kakinindyoheye na gato, na mama wanjye nawe ubwe ntiyamaga agahenge. Inshuro nyinshi yanyibutsaga iby'urugo rwanjye ntashoboye kubaka. Mbere ya mariage yanjye nakundaga cyane kubyaza abadamu, kubona uburibwe baba bafite, ariko yaba amaze kubyara mu segonda make cyane ugahita ubona arasetsa arishimye umuhereje umwana. Nanjye numvaga binezeza, ariko natangiye kubyanga ku buryo iyo nabaga nakoze muri maternité nirirwaga numvaga ntameze neza. Hakaba nabo rwose ntunganya mbahora ubusa. Natangiye kwanga kubona umubyeyi yabyara umwana muzima, kuko numvaga binteshya ari kubona ibyo byishimo abandi bantu bafite njye nabashije kugira. Ahubwo habagize nk'ubyaye nk'umwana wapfuye cyangwa se ufite ikibazo, nubwo wenda atari ikintu umuntu yakabaye yishimira, ariko njye numvaga bimpumurije, nkumva ndabikunze rwose, nkumva umutima ndi kuvuga nti burya ntabwo ari njye gusa, hari n'abandi babyara abana bapfuye. Nararaga ndira kugeza nsinziriye, ariko hari umunsi ntazibagirwa ubwo banzaniraga umugore uri kunda, uremerewe cyane, ukeneye ubufasha byihuse. Yari ageze ku bw'amahirwe ye make, nsangana umugore wa Andrew uwahoze ari umugabo wanjye, kandi ninjye jyenyine wagombaga kumubyaza. Ninjye jyenyine wari uhari, aho kwihangana byarananiye, umutima w'ishyari no kwihorera dusha imbaraga. Umva icyo nakoze rero, numvaga ngiye kubagira nabi, ariko nsanga ibyo byo byasabaga urundi rwango ntari mfite nko kuba namwica. Ariko uwo mugore naramubyaje pe, abyara umwana mwiza muzima udafite ikibazo na kimwe. Mu gihe umubyeyi waraye kunda atoya agatotsi gatoya, umwana we yari ari hamwe nyine n'utundi tubebe twavutse. Haje undi mubyeyi nawe waje kubyara, nawe ndamubyaza pe, mubyaza neza mu buryo butanagoranye cyane. Umugore utaragiraga haba homeless woman, utagira iyaba, utagira akazi, udafite ikintu na kimwe n'ibyo kurya, nawe abyara neza pe, kandi abyara umwana muzima. Aba bombi babyaye abahungu, ndetse utubebe turyamishwa mu cyumba kimwe twegeranye, uretse ko buri umwe yari afite akamenyetso ku kaboko nyine kamutandukanye na mugenzi we. Ibitekerezo byari byinshi cyane mu mutima wanjye ku cyo ngiye gukora ngo nihorere. Uwari kundeba mu bwonko icyo ntekereza yari kugira ngo nasaze. Abana uziko nabaguranye, uwo mukeba wanjye muhinduranya n'uwo mugore wo ku muhanda nari maze kubyaza. Bivuze ko umugabo wanjye wantaye Andrew, uwo wahoze ari umugabo wanjye, nawe azarira umwana utari uwe. Ahubwo noneho umwana we bishobora kurangira agiye nko kuba mu kigo cy'imfubyi, kuko uwo mugore ntiyari afite aho kuba kamera, murumva, ntiyari afite n'icyo kurya, ntiyari kubasha kurera uwo mwana. Narishimye pe, narishimye ndanezerwa ku buryo nabasha kubabwira ibyishimo nagize byo kwihorera. Ibyishimo byo kwihorera biraryoha mwa bantu, gusa ikibazo ntibiramba. Naranezerewe bikomeye cyane, ndetse mpita nigendera ngo hatagira n'unsanga aho ngaho maze gukora ibyo. Ubwo nakwimitaburiye vuba vuba mpita nigendera, ibyo nagomba gukora nari mbirangije nditahira. Nyuma y'icyumweru wa munezero wose warayoyotse, ahubwo nsigarana inkomanga ku mutima uncira urubanza umbaza ibyo nakoze. Nangira kwicuza bikomeye cyane muri njye, ariko nanone sinatinyuka kugira undi mbyerurira. Ubwo natangiye kujya njya gusengera ku rusengero rwari muri karitsiye yacu, ariko n'ubundi sinagira undi mbyaturira mu rusengero. Ngeraho yewe nanafata icyemezo cyo kutazongera kubyibaza no kubitekerezaho, mbisiga inyuma. I move on, ndabyirengagiza rwose nkomeza ubuzima bwanjye. Hashize umwaka naje guhura n'umuntu twigeze gukorera ku bitaro bimwe nahereyemo kera, ariko nari nkiri muri stage nyine, nkiri umunyeshuri, twari inshuti ziri aho zisanzwe rwose.
nta bidasanzwe byari hagati yacu. Ubwo rero twaje guhura turasangira, dutangira no kujya dusohokana rimwe na rimwe, yewe tuza no gukundana. Ubwo igihe kigeze turabana, ariko noneho kuri inshuro nkumva noneho urukundo ruratandukanye, nkumva ndishimye kandi nta n'imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe byansabaga kugira ngo mbashe kuba namuha urukundo numvaga mfite muri njye. Yansabye yuko twaba n'umusore, ndamwemerera rwose, ariko nanone mwemerera numva hari ariko ni njyenyine nigunze. Ariko nyuma naje kumva yuko bitandukanye, urukundo rwari ruhari koko ku mpande zombi kandi byari urukundo rw'ukuri, numvaga mukunda by'ukuri. Ufataye umugabo wanjye rero, ubwo njye nawe twatangiye gufata umwanzuro, kuko nari umugore nyine udashobora kubyara, nari ingumba. Njye n'umugabo wanjye twiyemeje kwadopta umwana w'umukobwa. Ubwo dushaka ibyangombwa gahoro gahoro rwose biranihuta, tubibona nyuma y'amezi 2 gusa. Tumaze kubibona tujya mu kigo guhitamo akana k'agakobwa gakiri gato twarera kakatubera umwana. Tugeze mu kigo batwatse ibyangombwa byacu, tubahiriza impapuro zacu, barareba, nyuma batwereka aho abana bari, noneho ngo duhitemo. Ubwo hari icyo nabonye kirandenga ku buryo mpindura ibitekerezo. Ubwo mpindura icyifuzo cyanjye. Tuhageze umugore utwakirira tubwiye ati, ariko ubundi mwakwitwara zino mpanga, hari utwana 2 tw'uduhungu tukiri dutoya cyane tw'impanga baherutse kuzana vuba. Umugore ati, mubishatse rwose mwabatwara bano bana. Nabanje kubyaka kuko numvaga nshaka agakobwa gusa, ariko banyiritse amafoto y'abo bana y'izo mpanga. Nasomye amazina yabo ndatungurwa, ako kanya mpita ncisha urumeze umubiri wose. Aba bana bari bafite izina rya nyuma ry'umugabo wanjye wa mbere, Andrew. Ubwo rero mu ijwi ryuzuye ikiniga no gutitira n'umuma mfite ubwoba bwinshi cyane, mbaza muganga nti, aba bana se byabagendekeye bite? Ababyeyi babo se bari hehe? Umugore ansubiza ati, wow, ababyeyi baba bana rero nta n'ukwezi gushize bakoze impanuka y'imodoka yabihitanye hatarokotse n'umwe. Nyirakuru rero nawe wabo yahise agira stroke itewe n'ayo makuru mabi yari yakiriye. Nguko uko twamenye ayo makuru rero turabafata tubazana hano muri Orufena. Narebye ifoto amarira arisuka, umutima uri mutera vuba cyane, isura yanjye ihinduka umutuku. Umugabo wanjye n'umudamu nta n'umwe wabashaga kumenya ibyari birimo bijya mbere. Batumva impamvu ndi kubaza ibintu byinshi cyane kuri abo bana, ntibumve impamvu inkuru y'abo bana nkuze ku mutima inshenguye bene ako kageni kandi ntabazi. Nabaje wa mugore nti, none se niba ari impanga kuki mbona batandukanye cyane, kuki badasa? Ese ni fojemo? Ni za mpanga se ziba zidasa? Umugore ati, wow. Umwe muri abahungu rero nawe bari baramwadobuse. Mama w'uwo muhungu umwe muri abo yari umubyeyi udashoboye, yari homeless woman, wiberaga ku muhanda, utagira ahaba, utagira akazi, udafite ubuzima muri rusange. So rero amaze kumubyara yamutaye mu bitaro. Uyu muryango rero w'abana beza, uyu Andrew, papa w'akana kandi bahise bemera kumutwara, baramurera. Bavukiye mu bitaro rimwe, bavukira umunsi umwe, kandi rwose nta umuryango wamutwaye wari ufite ubushobozi rwose, nta kibazo na kimwe papa w'uyu muhungu witwaga Andrew yari afite. Yahisemera yuko twamuhereza n'uyu mwana wundi akamurera, nubwo bwose ntabwo ari we wamubyaye, ariko yahisemera kumurera. Mwana we, numvise ari nk'umutwaro wa kirujana bankuye ku bitugu, kumva ko babana naguranye nta kintu byabatwaye, kuko n'ubundi bakuriye mu muryango umwe wa Andrew. Wenda hari icyari gitandukanye nuko bitaga umwana wabo, bamwibeshyagaho, ariko bose babakunze nk'abana babo. Numvise icyo kintu gusa kinduhuriye umutima. Narongeye ndeba abo bana nanone, ndavuga nti ndabyemeye, mubaduhereze tubatware. Mu mutima ndavuga nti, ahari Imana imereje andi mahirwe. Naratekereje ntahari wenda wabona yari amahirwe ya kabiri Imana impaye yo kwicuza cyaha cyanjye nakoze. Aba bana ngomba kubarera uko byagenda kose. Nari nzi yuko natandukanye na Andrew, ariko nasanze burya bitari burundu. Abana nabafashe kuko njya kubarira, ndetse nkomeza no kwita kuri mama wa Andrew, wundi wari wagize ikibazo cya stroke, wari utorohewe n'izabukuru, nawe mwitaho uko nshoboye kose. Ibyishimo ntabashije kubona kuri Andrew muri mariage yacu, abana be barabimpaye. Inkuru yegeje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, abantu bazakugambanira, abandi bazagerageza kukuguranira umugisha, ariko kino kintu kimenye, kino kintu cyumve, no man in earth, no devil in hell can stop God's plan on your life. Nta muntu ku isi, nta mubishi kuzimu
wabasha guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So relax. Uyu munsi ryama usinzire, byose hari umuntu ubitegeka.